umeze mute Social Jeremy again turi kuri Menya Social Entertainment turi kumwe n'icyamamare ntabwo ndibo batinze mushobora kuba mwakibonye mu mashusho yacu gusa mbere yuko tuganira numukire numusirimu yambaye neza cyane bamuzi neza rwose mu muziki iwana abantu bagiye ku bukwe bwa Philippe bobo ntago nakwirirwa mvuga byinshi barabizi hari abantu bakunze kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga tugiye kuganira nawe witwa nde ngendi Menya Social Jeremy ubwo no kuvuga turi Menya Social Jeremy bo witwa Kozimana Clinton Papa Clinton Kozimana Papa Clinton yangu Clinton wow Clinton ewa ntago bikiri ibanga abantu benshi barakuzi cyane nk'umuntu w'umuririmbyi w'umucuranzi biriya bintu ubundi byatangiye ryari niko kazi kawe n'ubundi mu buzima busanzwe ndifuza ko watuganirizaho gato ibintu byo kuririmba gucuranga mbikora nk'umurimo w'Imana ndirimba gospel birumvikana aba ari umurimo w'Imana kuvuga ngo kazi gasanzwe kandi kaba gahari ku ruhande ariko ku bintu bijyanye no kuririmba byo ni umurimo w'Imana umurimo w'Imana kabisa ni umurimo w'Imana ibintu bijyanye no kuririmba muri bake n'ibisanzwe kuri wowe ni ibintu wiyumva kuririmba bitangiye ryari kuririmba urabona nakuriye mu barokore papa mama n'abasogokuru bose bari abadiyakoni kumva nabaga mu batambyi nabaga mu batambyi urumva rero naho nari gucikira aho nari gukwepera umutwe w'Imana rero ni ibintu nisanzemo arabona rero umwana iyo wamumenyesha inzira akiri muto biragoye ko ibindi yabifata nk'ukuri nzi ni umurimo w'Imana ni ukuba nyine ni gutyo nabiyisanzemo muri make sinakubwira ngo nabitangiye ryari wenda mfite igihe nakiriye agakiza biri official muri 2015 ariko ubundi nari nsanzwe mu mutima wanjye ndi umukristo uretse ko aribwo nagiye mu mazi menshi buriya navuga ko aribwo nakiriye agakiza nk'umukristo twese inzira ducamo kugira ngo nyine tutangire dukora umurimo w'Imana byuzuye ndabyumva cyane Clinton ubundi mu buzima busanzwe ureka manze ku muziki ucuranga iki nyirizina ibikoresho by'umuziki w'abantu ushobora kugucuranga ni pianiste drums nazo nzicuranga ariko ntabwo ari main yanjye ni piano drum nazo nzikora ariko nk'umucuranzi kumva umuntu wakuriye mu batambyi ibikoresho biraho bigira ute birangira nyine byisanze mukagenda ubimenya gutyo ura n'abantu batandukanye babikora karangira nyine ibintu byinshi ugenda ubimenyaho ariko nyine ukagira kimwe nyine kiri main yanjye rero ni piano mu yandi magambo iyo utari gucuranga piano muri kuririmba iyo utari kuririmba muri gucuranga piano mu buzima busanzwe niwe mwanzo wo mu Rwanda w'umurage ukunda kurusha abandi cyangwa se ukunze gukurikira kurusha abandi mu Rwanda nta muhanzi ngira uruta uwundi mbakunda bitewe n'indirimbo basohoye n'ibihe barimo ushobora kubona uyu munsi nzi gufana uyu nguyu ejo nkaba wenda ndi gukurikirana uwundi bitewe nyine ariko muri iyi minsi nta muhanzi ahubwo mfite groupe kabisa ministry iri kubikora neza muri iyi minsi iri gukurikirana yitwa Alarme Ministry niyo ndi gukurikirana muri iyi minsi niri gukora ibintu ndi kumva biri kunjyana mu gakiza neza kabisa ubundi mu buzima busanzwe ndabyumva cyane ni kurarizwi cyane abantu barayikunda cyane kandi murimo n'abasirimu ndakeka niba byose ni Ben na Chance ni kurari baririmbamo kurarizwi cyane ikindi kibazo wowe ubundi usanzwe uri mu muhe korari yewe korari yanjye ni Frate Choir ni korari hano n'ubundi mu rugo i Rubavu Gisenyi ADPR Rubona
itorero rya Rushagara niho ikorera umurimo w'Imana. None se Papa Clinton birumvikana watubwira nk'amakorali wowe waraciyemo niba atari ibanga. Abenshi abasitari benshi babizi neza kenshi usanga baragiye bari mu makorali agiye atandukanye. Wowe iyo niyo korali yonyine unaririmbyemo? Ku bintu bijyanye na korali mfite amateka menshi mu makorali, amateka menshi. Mbara nkaho nanyuze mu makorali menshi, kuko aho navukiye ntabwo ari ahangaha. Aho navukiye rero hari korali nabagamo yitwaga Intumwa Zidacogora. Ntabwo ubwo mbazi z'abana, iyo bana y'aho ngaho aririmbyemo njya mwiyo y'abakuru Intumwa Zidacogora. Nivuyemo nzi Gisenyi naririmbye muri korali yitwa Nehilot Choir. Ukuntu abantu bagenda bimuka rero turahimuka tuhava tujya ahandi. Mwimutse njya muri korali yaho n'ubundi ariyo ndimo yitwa Efrate, ariko nayo nababanje kuvamo igihe gitoya ku mpamvu z'akazi y'i Kigali, ndirimba mu yindi korali y'i Kigali, korali yitwaga Elayon, umudugudu wa Rwimbogo. N'ubundi ariko nyivuyemo nagarutse aho ngaho hano iwacu muri Efrate. N'ubundi isanzwe nkora umurimo w'Imana kugeza na n'ubu ngubu. Muri make izo korali zose ariko ni izanjye. Urumva ahantu hose nabaga mpajya ariko ari mu murimo w'Imana, ndikora umurimo w'Imana. Impamvu z'akazi bikarangira mpagiye gutya, ariko ni gutyo. Niyo korali yanjye ubu ngubu ndimo, ariko nizo korali nagiye ncamo muri rusange. Okay, Papa Clinton cyangwa se Clinton, uyu munsi birashoboka ko waba ufite nawe groupe ubarizwamo cyangwa se indi groupe urimo. Gusa mbere yuko nikubaza niba ihari cyangwa se hari muri ariko usanga muri korali bafite abayobozi, nicyo wabushinzwe ko muri korali runaka iyo korali iri kubarizwa mu munsi wa none, ariko tujya kuri groupe. Muri korali ndi umucuranzi, naje ndi umucuranzi naririmba, ariko bangiriye n'icyizere ubu ngubu ndi dirigeant. Byiza cyane n'ibyo gushimira. Icyo kinari gitekereje nkurikije ukuntu muzi cyangwa se ukuntu numva bavuga, ariko nanjye ndakwizeye cyane. Ntabwo nari niteze ko icyo kintu uribuze gukingerwa, ntari nkizi neza. Okay, ufite groupe cyangwa ntayo ufite? Groupe nayo irahari. Ifite groupe yitwa Ebenezer Worship Group. Ebenezer Worship Group ni groupe yanjye n'ubundi imbere dirigeant. Korera umurimo w'Imana n'ubundi muri akarere ka Rubavu. Ifite indirimbo kuri YouTube n'ubundi twikora gutyo, Ebenezer Worship Group. Nukuvuga ngo uwajya kuri YouTube agasacinga Ebenezer yajyabona indirimbo zayo. Yazibona, ariko n'ubundi nayo makorali yose nagiye ndirimbamo bose banafite indirimbo YouTube, banabasura bakajya kureba ibyo ari byo. Wagiye uvuga amazina niba ntibeshe, abakunzi bacu baragenda basacinga rwose mu korali babo. Ndakeka n'amashusho bashobora kugenda bagusanga muri buri korali yose kugenda rwose. Uyu munsi ikibazo cya nyuma mbere ko dusoza ikiganiro, uyu munsi ku giti cyawe uramutse ugiye muri studio ugiye gukora indirimbo, uramutse uzi ko icyifuzo cyawe uko uri bukivuge kiri bukundi, nuyihe muhanzi wakwifuza gukorana nawe kolabo muri iyo ndirimbo yawe? Ukuvuga ngo cyo ni ikibazo cyoroshye, kuko nk'umuhanzi uwo ari we wese twese tuba twumva ko ibihangano byacu tuba twifuza muri make twifuza ko ibihangano byacu byagera kure. Kugira kure rero ibyo bijyanye n'umuntu twakorana, ubwo bivuze kolabo. Buriya umuntu wumva twakorana kolabo n'ubundi ureba ku muntu ushobora kuba ushobora kugufasha kugeza ubutumwa bwawe kure wifuza. Ubwo rero kandi murabizi ko mu gihugu cyacu umukozi w'Imana dufite ukurikiranwa cyane ni Israel Mbonyi. Nkunda indirimbo ze, ni umuhanga.
akora indirimbo zirimo ubutumwa bwiza rero kuba nakorana nawe agira amahirwe tugakorana byaba ari ibintu bikomeye cyane kandi bishimishije rero niyo muntu numva twakorana ntabwo mvuze ko n'abandi tuzakorana bose nabo ndabakunda ariko wenda indirimbo kugira ngo nanone abantu hirya no hino barusheho kuyumva mpisemo umuntu umwe kano kanya niwe nahitamo ikibazo cya nyuma aho n'ubundi ndabara kuri Israel Mbonyi ni umusitari kandi arazwi cyane yaba hanze y'u Rwanda no mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi aramutse nawe avuze ngo bino ndifuza ko twakora indirimbo ariko mu ndirimbo yanjye ndagushaka dukore indirimbo dukore remix akakubwira ngo mbitiramo indirimbo turi busubiremo umugeni nawe niyo ndirimbo ye wifuza ko mwasubiramo indirimbo ye agiye kure ni mbwira nzi neza niba yitwa mbwira ariko indirimbo ivuga ngo mbwira ese uzajya wibuka ugihe cy'amarira n'agahinda kenshi iyo ndirimbo ndayikunda cyane murakoze cyane twaganiraga n'umusirimu umukire Papa Krita arazwi cyane ndetse twari turi kumwe n'undi nawe ni umusirimu kandi baririmbana muri korali murakoze cyane njye nari Menya Social kuri Menya Social Entertainment Menya Social TV kuri TikTok hose muradukurikira mu gacu gusa mbere yuko musezera reka mbanze musabe agira ikintu abwira abafana ba Menya Social Entertainment ikintu nabwira abantu badukurikiye ntabwo ndi umusitari umukozi w'Imana umurimo w'Imana muri korali Efurata nk'uko nabivuze ikintu nababwira rero aka kanya ni uko twese twakumva ko umurimo w'Imana ari utugize twumva umurimo w'Imana nibwo buzima twese twabifata nk'ubuzima kuko Imana ntakigereranya nacyo ni byose ubwo rero abantu bishobora kuba abantu badukurikiye kano kanya batari bakira agakiza ariko bakaba bumvise ko Imana ayigize byose kuba tubayeho neza kuba tubayeho mu buzima bufite amahoro nuko n'ubundi ya Mana twamenye rero nabifuriza kugira Imana kandi nanone bagakomeza bakajya bakomeza kudukurikirana tuzajya duhora nk'ubwo buryo bwose bujyanye n'indirimbo kandi numva bizafasha cyane bizajya bibafasha akoze cyane murakoze namwe murakagira Imana n'amafaranga mugira ibihe byiza mu Yesu Kristo kandi murakoze